umuntu nakwima inzira yo kugira ngo ubeho. Haleluya. Akayira Imana yari iguciriye umuntu akakitambika ni ibintu bishoboka, biranemerera, biremera. Turi kumwe? Ukaba wikorera gutunta ahantu umuntu akaza agaca inyuma yawe agapandisha ya nzu wakoreragamo akongeraho andi, ukabona bayigusohoyemo utabizi, kandi utuntu wari utangiye gupfundikanya twari dutangiye kugenda, umwedomu akaguca inyuma. Umwedomu ariko sinzi ko inkweto azayikira. Umuntu umwedomu ni umwanzi wo mu maraso, uzi igihe waririye, uzi ibyo uri burye, uzi aho ubikura, uzi aho yagutegera. Mwanaganiriye utuntu ugiye gukora ngo ube, ni umwanzi ukuzi. niwe mwedomu. Wa mugore utinyuka rwose ukitashera umugabo utari uwawe, wa mugabo witashera umugore utari uwawe, urumva utari umwedomu? Urumva urukweto uzarukizwa na manaki? Yesu ashimwe, wowe udukurikiye ukunda gukurikira ibiganiro bya Mama Lionel, ukunda gukurikira ijambo ry'Imana. Birashoboka ko ari ubwa mbere waba urikurikiranye, nkwibutse gukora subscribe kugira ngo ujye uhora ukurikirana ibiganiro ijambo ry'Imana, ubuhamya, kubera yuko nk'uko imibiri yacu ikenera ibyo kurya buri munsi cyangwa se buri saha, niko ubugingo nabwo buba bukeneye kugaburirwa. Rero kanda subscribe kugira ngo ujye ubona ijambo ry'Imana, ujye ubona ubuhamya, ujye ubona ibintu bitunga umuntu wawe w'imbere, ugezweho n'umukozi w'Imana Mama Lionel ndetse n'abandi bakozi Imana batandukanye aba yagutumiriye. Biremewe kandi ko iki kiganiro wagisharinga ukaba wagihereza abagenzi bawe aho bari hose. Tubahaye ikaze rero uyu munsi mu ijambo ry'Imana. Turizera ko mumeze neza, kandi niba bitanameze neza wihangane, mu ijuru hari Imana. Turabakiriye abakozi b'Imana kugira ngo mutugezeho icyo Imana yabashyize ku mutima uyu munsi wa none. Nikaze. Murakoze cyane. Ndabashuhuje, amahoro y'Imana nabane namwe. Nishimiye kongera kubana namwe muri uyu mwanya mwiza Imana iba yaduteguriye. Ni Mukase Prudentienne nanone. Murakoze cyane, murakarama. Nanjye ndabasuhuje cyane inshuti zanjye, abakunzi b'ijambo ry'Imana. Ni Mama Lionel, nk'uko bisanzwe. Imana ibahereza umugisha mwinshi cyane. Nanjye ndabashuhuje, Imana ibaha umugisha. Ni Mukunda Mfura Reveriye, dusanzwe tubana, ndabakunda cyane, Imana ibaha umugisha. Uyu munsi rero tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Ndagira ngo utegure umutima wawe kugira ngo wakire ijambo ry'Imana. Reka twakire mwarimu tugezeho ijambo ry'Imana, aba ariwe udutangirira. Ni karibu. Terambere ryarabyoroheje, naho umuntu ari mu kazi muri telefoni aba afite Bibiliya, murambure. Biba byiza cyane iyo dusangiye ijambo ry'Imana turimo turireba. Hanyuma dusangire ijambo dusanga muri Zaburi 108, ni Zaburi ya Dawidi n'umurongo w'10. Ariko muri Bibiliya za kera zo muri 59 ku bakizifite n'umurongo w'9. Reka dusangire iryo jambo tuhasanga. Abamowabu nibo gikarabiro cyanjye, Abedomu nzabakubita inkweto mu mutwe, Abafilisitiya nzabishima hejuru mvuza impundu. Ni n'uwo murongo wonyine. Nimwakire ijambo ry'Imana. Amen. Adushimiye Imana. Nshatse ko tuganira kuri aya magambo. Buriya Bibiliya irimo amagambo menshi. Umuntu agenda asoma ugatekereza ati se inkweto mu mutwe, yaba inkweto,
kandi n'Imana irimo kubivuga. Ese Imana yacu yambara inkweto, ntabwo yayikura hehe se yo gukubita Abedomu mu mutwe ubwira zambaye. Hari igihe umwana akosa ugakuramo urukweto ukarumukubita kuko nirwo rukuri hafi. Kakosheje ugakuramo urukambambiri wari wambaye ukagatsibagura ukagira gute. Ubwo rero Imana nayo yambaye inkweto. Ego nayo yambaye inkweto. Abedomu iyo tugiye mu mateka y'ijambo ry'Imana cyangwa ya Bibiliya tubona ko n'ubwoko butahaye agaciro ubwoko bw'Imana. Icyo mvuze muracyumvise, ntago bahaye agaciro Abisiraheli kuko inzira bagomba kunyuramo bambuka yagomba kunyura mu gihugu cyabo cyitwa Bedomu. Abisiraheli bagomba kuhanyura bambuka, ariko babima inzira. Kuko hari igihe uturana n'umuntu ariko inzira igera iwawe ikaba igomba guca mukwe, sibyo? Ikaba igomba kunyura mukwe. Icyo gihe rero wajya kubona ukabona mu gitondo yazitiye ukuntu uri busohoke iwawe bikaguca. Hari n'ugusaba amafaranga ati kandi akagucayo umurengero utari bubone ngo kugira ngo aguhe inzira. Ariko leta, amategeko yacu ya leta y'u Rwanda ntago abyemera. Inzira iremewe ijya mu rugo rw'umuntu. Rwose abantu batanasobanukiwe amategeko babimenye. Iyo uturanye n'umuntu inzira yahahoze ntiwemerewe kuyica, siko bimeze. Kandi ntunamuha akayira gatoya wishakiye. Bavuga ko ugomba kumuha inzira yanyuramo ingobyi kandi yahekwaga n'abantu 4, 2 imbere n'abandi 2. Hari igihe aguha akantu k'akayira nako uzanyuramo wihatangira. Uba ugomba gutanga inzira yanyuramo, baba bavuga bati yanyuramo umurwayi ahetswe n'abantu 4. Mujye munamenya n'amategeko. Ejo umuntu utazabyuka ugasanga yazitiye iwe ukabura huca. Inzira rero rwose biremewe mu mategeko ko umuntu atanga inzira kandi ataribonetse yose, ahubwo inzira yanyuramo umurwayi bamuteruye. Ingobyi ntago zikibaho. Iterambere uko ryagendaga rigenda riza niko tugenda tubona iterambere. Ariko abantu, umuntu ashobora kurwarira mu rugo akaremba agaterurwa n'abantu. Aho abantu bagomba guca bateruye wa murwayi, iyo nzira igomba kuboneka. Siko bimeze. Hanyuma Bedomu bimya Abisiraheli inzira. Icyo kintu kibabaza Imana. Reka mbabwire, ariko buriya muzi ko Imana irwara umuntu. Sinzi ikinyarwanda ndi bukoreshe, ariko kuko ikinyarwanda niko kimeze. Hari igihe umuntu aguhemukira ukamurwara. Imana nayo muri kamere yayo ngenda nkoresha ubwenge bwanjye ngasanga Imana nayo burya irakubika iyo utihannye. Ariko ubundi umuntu wihannye ntimubika. Kandi nawe umuntu nagusaba imbabazi rwose jya umukura muri cya cyumba wamushyizemo. Hanyuma rero Imana birayibabaza icyo kintu ubwo bwoko bukoze, kandi ariyo yaburemye. Ariko bakaba bimye inzira abana bayo. Imana ibanyuza indi nzira. Umuntu nakwima inzira yo kugira ngo ubeho. Haleluya. Akayira Imana yari iguciriye umuntu akakitambika ni ibintu bishoboka. Biranemerera. Biremera. Turi kumwe? Ukaba wikorera gutunta ahantu umuntu akaza agaca inyuma yawe agapandisha yanzu wakoreragamo akongeraho andi, ukabona bayigusohoyemo utabizi, kandi utuntu wari utangiye gupfundikanya twari dutangiye kugenda, umwedomu akaguca inyuma. Umwedomu ariko sinzi ko inkweto azayikira. Ntabwo ziko ariko
imana iyo nzu birembera yaguciye inyuma ati ndongeraho veni yego ndongeraho veni ariko inkweto iri hariya ariko inkweto iri hariya yaravuze ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukagira ngo mpanye nawe ariko umunsi nzaza nzabishyira imbere y'amaso uko bigaragara byose uko bikurikirana. Hari abedomu bihishe inyuma y'abantu. Nyemera mvuge ko bedomu ho gato buriya kubima inzira ntabwo byari ikibazo, ahubwo Mose yabatumiyemo avuga ati mwene so agiye kuva mu busuhuke, kuko mwibuke ko Abisirayeli ari bene se ba Bedomu, ko Abedomu ni abuzukuru ba Esawu. Esawu ni umuvindimwe na Yakobo. Yamutumye ati bene so rero bagize amahirwe bagiye kuva mu busuhuke rwose, bemerera ubahe iki inzira. Ubwo Imana ibakuye mu busuhuke, Umwedomu mushobora kuba mugira n'icyo mupfana. oya ni umwanzi wo mu maraso. ubundi Umwedomu ni umwanzi wo mu maraso, uzi igihe waririye, uzi ibyo uri burye, uzi aho ubikura, uzi aho yagutegera. mwanaganiriye utuntu ugiye gukora ngo ube ugiye gukora ngo ube ni umwanzi Niwe ukuzi. wagishije inama ujya gutangirira niwe Mwedomu. ni Umwedomu. Abadukurikiye bumve ko ari Umwedomu turi kuvuga. Ni umwanzi wo mu maraso, ni umwanzi Urakoze cyane, w'umuvandimwe, Reverend. ni umwanzi wa hafi. Ubwira utuntu twose ni sanginite, ni uwo mu maraso ni uwo mu yawe. maraso. Reka mvuga akantu kamwe abadukurikiye babyumve neza. Nigeze kugira umuntu mbona ari inshuti ngiye gukora ubukwe, none uwo muntu arampamagara ati uzaze dukore devi y'ibintu byose ukeneye. Numva ni inshuti yanjye, ibintu byose nkeneye, dore ko nta n'ibyo nari mfite narabimubwiye. Twandika ku rupapuro rwa deplicata ruruzura, ahita nca inyuma arushyira umukobwa tuzabana, ajya kumwereka noneho ubukene bwanjye bwose. Bwose Umwedo njye wanyeretse ko turi kumwe, njye wanyeretse ko turi abavandimwe, ariko anciye hehe inyuma. Nabo Bedomu turi kuvuga rero nabanza ariko bameze nk'inshuti, ntago ari uwakure, ni uwa hafi. Ni wa wundi ubu twite ukamubwira uzankorera igikapu nzajya kubyara mukajyana indegeza ameza ya naya nzabyara iki gihe kiniki naciye muri ekogarafe. Ni umuhungu wamugeza mu rugo umwana yanamugutwaje akamwoza akamufubika, mu gihe cyo kumufubika akamutebezamo urwara rubavu akaruvuna. Wabo nabo Bedomu nibo Bedomu. Ariko ngo Imana izabakubita inkweto hehe si icyo twifuza. Iyo tubwiriza ubutumwa bwiza tuba tugira ngo umuntu yumve umutego ategewe mu cyo arimo gukora. Ko mu migani hamwe haravuga ngo mu gicumuro cy'umunyabyaha hari umutego ategewemo. Ntabwo twishimiye iyo nkweto, byongeye ko Imana izanayikubita ahantu habi. mu mutwe se kuki atari mu mugongo? Mu mutwe ni Atari ahantu ku habi cyane, maguru. ni mu cyico buriya. Yego. Ni mu cyico. Ni mu cyico, ni mu cyico cyane. ni mu cyico. Hanyuma rero Umwedomu ni wa wundi ukwima inzira wagaciyemo ngo ujye mu byasezeranijwe, ukwima inzira, ukubana, utifuza iterambere ryawe. Zaburi imwe iravuga ngo si umwanzi wantutse mbona arihanganye, si n'uwo tutaziranye, ngo ahubwo ni inshuti yanjye magara, uwo twagendanye mu nzu y'Imana, twasangiye igaburo ryera, twaririmbanye, twazamukanye imisozi, ngo uwo niwe umbanguriye umugeri. Umunyamabanga wanjye. Rero ndagira ngo iyo tubwiriza ubutumwa bwiza tuba tugira ngo umuntu ufite uwo mutima amenye ikimutegereje imbere. Si byo rubanda mwese? Amenye ibi. Baca umugani mu Kinyarwanda, nkunda Ikinyarwanda, narabibabwiye ko nkunda Ikinyarwanda. Nzajya nca imigani igana kariho, n'igitabo cy'imigani kandi kibamo hano cyitwa Icy'imigani. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo umusimbutsi w'udusozi twinshi ntamenya akazamuvuna. Ndasubiramo, ntabwo uwuzi ni wowe. Umusimbutsi w'udusozi twinshi ntamenya akazamuvuna kariko. Umugani w'Abanyarwanda. Bishatse kuvuga ngo kanaka wamwirenze ukumva ni sawa, yego, kuko umufiteho ububasha.
ukaba umwedomu kuri we undi nawe ukamwirenza ukumva ariko agasozi kazakuvuna kari imbere hari hari uzakoraho Imana ivuga iti noneho warabikoze ndakwihorera nk'uko mwene data avuze ariko ndaje ndaje umusimbutsi w'udusozi twinshi kanaka waramugambaniye biremera mu kazi baramuhirika uramuhirika biremera n'undi nawe birakunda yego muribuka Herode yirenza agiye kwiyongeza Petero Imana igira ite gasopo iramukumbanya inkweto mu mutwe iriya ni inkweto mu mutwe iriya ni inkweto kwe mu mutwe niko bimeze tujye tuvuga ijambo ry'Imana tudaciye ku ngo abona ko anejeje abayuda yego turi kumwe ntabwo iyo tubwiriza ubutumwa wenda ibyo twahuye nabyo dukuramo teme cyangwa se intego y'ibyo tuvuga ariko tuba tugira ngo twereke abantu ko mu byo bakora hari ikibategereje imbere hari umuntu wigeze kumpa urwandiko muri uyu murimo w'ivugabutumwa ampa urwandiko rutari rwiza nkimara kurusoma nari nicaye muri biro ye nkimara kurusoma kuko yari amfiteho ububasha nkimara kurusoma ndaseka ariko nseka numva mbabaye numva amarira agiye kuza ariko numva amarira yanjye aba kure cyane ndiherera nkarira ariko sinarira imbere y'umuntu mbabaje nabwo ni ubutwari mujye mu bigerageza ariko ndamubwira inti nyakubahwa nti nuko mwabishimye kunyandikira gutya ati nuko twabikoze nuko twabikoze yabwira inti ariko buri inyuma y'umuntu haba hari undi atushatse kuvuga iki muri bwa bwenge bwanyu bwinshi nyakubahwa ntabwo uyu mugani mwawunanirwa nari ishatse kumubwira ngo urwandiko wampaye hari undi uri inyuma ye nawe uzarumuha ubu bararumuhaye ntabwo icyo mvuze mu cyumvise iyo wishimiye kwandikira umuntu urwandiko rumukuraho yarari Imana ihagurutse uzakwandikira nawe urugukuraho wari uri n'ibyo turi kumwe yego abedomu bimanye inzira baranyura hehese yego baca hese wanyura hehese wanca hehese ni hehe uri bunyurese wanyura hese uranyura hehese hari inzira nta handi uri buce ngo ugere kwa runaka buce ngo ugere kuri ibi nijye ufite inzira ikugeza hakurya ariko kandi gica inzira aho zitari haleluya ntabwo iki kintu musubizwe intege niba umuntu yarakubambiye yego ukabona ntaho wamunyura ngo ugere ku kintu runaka igica inzira aho zitari Imana ishimwe Imana igica inzira aho zitari ba nyirazo bazifunze abedomu bahari ukagenda kandi nubwo iguciriye inzira hano inkweto yo ntabwo umwedomu ayibura ntibibaho ntabwo agendera ntabwo agenda atayibonye ntibikunda niko ijambo ry'Imana ritubwiye abamo wabo nibo gikarabiro cyanjye se abamo wabo ugira ngo sinzabavugaho tuzakuramo ikindi cyigisho cyabamo wabo igikarabiro abedomu ariko uyu munsi turavuga ku bedomu inkweto bazayirya umutwe kandi abedomu baba kwishimira uburyo bene wabo batashye umuntu wifuza ngo uhore mu busuhuke umuntu wifuza ngo uhore ukorera undi wewe utera imbere uwo muntu uramuvuga umuvandimwe wawe uramuvugaho icyo uwo muntu akwiye inkweto mu mutwe umuntu ushaka uhora uri mu komvayeri uretse ko leta yabakuyeho ikoranabuhanga ryagize umuntu ushaka ko uhora umusaba ntabe yavuga ati ariko iyi nshuti yanjye twarabanye ubuzima arimo ni uko bumeze ariko akira uduhumbi magana ngahe reka ufungura akantu ushaka utangira ukora uducapati n'utwindazi akuremere nyabusaba ahubwo akifuza ko umwandikira aka SMS abana baraburara yego Imana
imana izaca inzira itayicishije kuri uwo mwedomu ariko n'urukweta azarurya imana tubabarire pe, imana ibabarire kuri urwo azagucira inzira ahandi ariko nawe mumerere nabi. kuri urwo rukweto abadukurikiye bashobora kubyumva wenda Kubera iki abakristo? bagenda babyumva ibintu ukuntu butandukanye ariko reka nse nuvugaho gatoya wenda bashobora kugira ngo imana izazana wenda inkweto yikuremo nk'ingozi. oya barabyumva reveriye ntabwo ari urukweto niba hari ikintu gisuzugurika ni ukuba uri umugabo umuntu akagukubita akakuryamisha hasi akagukandagira ku mutwe, amaboko ari hariya amaguru ari hariya ariko ukaba yakandagiye hehe ku mutwe. Niyo ngo iyo imana ivuze gutya ivuze ko izaza wowe witambitse mu nzira wimye wa muntu inzira ikagusuzuguza n'umuntu wese akabona igisuzuguriro ko kigize gute ko kikuriho. Niyo ngo imana izagusuzuguza ibitekerezo byawe izabihindura bimere nk'ibidatekereza. Nigeze kubwira abantu ndabwa ni buriya ndatekereza none umunsi imana yahiriye igitekerezo cyanjye ikagiha umugisha wowe uzisanga umeze nk'udatekereza kuko hari igihe umuntu akora ikintu yabona utagikora akagira ngo ni ubuhangange nuko azi gutekereza kuruta abandi ariko igikabije abedo mu bakoze si ukwimana inzira ahubwo ni ukubakurikirana no mu bisubizo. turaje tuhagera. nagira ngo mbwire umuntu wese iyo tubwiriza ubutumwa bwiza tuba tubwiriza isi yose nubwo twicaye mu gihugu cy'u Rwanda ariko imana ntinegurizwa izuba. nibyo imana ishaka ko umuntu aha agaciro undi. niyo mpamvu ijambo ry'imana rivuga ngo buri muntu wese abone ko mugenzi we amuruta. ntabwo iryo mujya murisoma ngo murisobanukirwe. buri muntu wese abone ko mugenzi we amuruta. ndatanga urugero kandi rufatika. perezida wacu wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame niko yitwa. hari ikintu kiriba muri we namwigiyeho nubwo atari kimwe ari byinshi. umuyobozi uha agaciro rubanda rugufi kuruta uruyobora. ntabwo mvangiwe bana. aha agaciro umuturage mu gihe abandi bo babona atari byo bikwiriye. turi kumwe kandi uwo ni umurongo w'imana uvuga ngo buri muntu wese abone ko mugenzi we amuruta. iyo arimo akemura ikibazo cy'umuturage namwe mujya mumubona iyo arimo akemura umuturage iyo avuze abyumva vuba uko yaba ameze kose aha agaciro umuturage warenganyijwe n'umuyobozi wakagombye kumurenganura. ntabwo nzi ko ibi bintu mujya mubibona ko abikora. murabibona turabibona. azira umuntu urenganya undi amujijije ko amufiteho iki ububasha cyangwa ubushobozi. kandi Pawulo mu Bakorinto ba mbere ibice 9 yaravuze ngo nimwe murimo wacu. yego ni mwebwe murimo wacu mutariho ntitwakitwa abavuga butumwa bwiza. yego niyo mpamvu pasitori agomba guha agaciro umukirisitu kuko yitwa pasitori kuko ayoboye bariya bantu badahari ntiyitwa iryo zina. ntabwo nzi ko mubyumvise. nibyo ndabyumva. yego ntabwo umuntu yakitwa egizekitifu akagara ayoboye bashizemo ntabahari. iryo zina ntiryabaho. nibo bamuhesha ishema ryo kwitwa uwo muyobozi. abo rero akwiye kububaha cyane kuko nibo batuma yitwa cyo. nibo bamuha akazi iyo titire. aha agaciro abaturage kuko igihugu gishizemo abantu bagahunga izina perezida ntiryabaho. ndamukunda cyane ntabwo mbivugira ko ndaha niyo niherereye ntawe unyumva. burya n'ukunda umuntu ujya uniherera ntawe muri kumwe umukundi unamuvuge uko tumeze urwo tumukunda. uvuga umuntu unari wenyine umvura mukunzi
sibyo Apana kubikwa ngo abantu babyumve. uri na wenyine uvuga utari ko univugisha univugisha umuntu uha agaciro umuturage yagiye akora byinshi tuzabivugaho turanabivuga kandi nako ibikorwa biranigaragaza ibikorwa akora biravuga pasitori akwiye guha agaciro umunyagice uje kandi rero reka buriya ntaya makote twambara shenge no kuba dusa dutya nuko nibo ni ibya 10 n'amaturo si byo se nibyo insengero se zifunzwe ntitwatanze momo pay kandi utazayashyiraho nawe azarya inkweto mu mutwe nawe inkweto iramurya oya ibi abantu baguye mu buyobe ngo neze gucya 10 turetangire ku insengero zifunze ubundi se insengero nizo muhereza ibya 10 n'amaturo cyamuyaha abatambye nese barapfuye Imana se yabakuyeho tujye tubwiriza ubutumwa bwiza ni inzira yo kuyatanga bimeze nk'ihindutseho aho bayatangaga harahari abayatwaraga barahari ahubwo wenda inzira bayatangagamo ibaye nk'ihindutse bajye muri systeme ya yanzira tunakebura abantu bagwe ngo none se ngo ndagitanga hehe ngo kwisengero zifunze nese abatambyi niyo baba bari muri gereza wabasanga ubundi si cy'abatambyi cy'abatambyi havuga ngo muzane icya 10 n'amaturo bishyitse inzu yanjye ibemo ubu se aho barimo kujya Dubai soko nese ubundi turimo kuvuga ubutumwa bwiza nimusome mu Bakorinto ba mbere ibice 9 umudendezo w'ababwiriza butumwa aho Paulo yisobanuraga icyo nacyo ni icyigisho kwacyo ariko Abedomu n'abantu bagira ishyari yego icyambere cyerekana ko bagira ishyari bishimiraga ko Abisiraheli baguma mu busuhuke hariya babumvishe ni wa muntu uvuga uti ugumaho kabisa inkuru ibagezeho ko bene wabo bagiye gutahuka bakaba b'umudendezo barabana barahaguruka niyonka bati ntimuzaca aha turagaterwa icyuma mu rubavu rwose Imana ibaremera indi nzira muntu wahuye n'Abedomu bakakubana Imana ikuremera indi nzira Haleluya ikuremere igucira indi nzira Haleluya Amina Kristo Imana ikuremera indi nzira kandi Abedomu babona aho washaka kujya warahageze yego aho udaciye kuri bo yego batabigizemo uruhare hari ijambo riremereye Imana yabwiye Abisirayeli ngo ntimuzanga Abedomu mwebwe kuko ni bene so kandi ntimuzanga Abanyegiputa mu gihe cyo gusohoka barabafashije abadukuriye ntibanga Abedomu ngo nuko babimye inzira oya ngo bababike inzika urumva ngo Imana idaciye inzira ku Bedomu aho wabonaga ariho hari inzira ifite izindi nzira hirya hari umuntu umwe wigeze kubwira ba Yosefu ba Saduraka ngo ni iyihe Mana murabona ari iyihe Mana ibasha kubankura mu maboko kari yegenyine kari njye ufite igisubizo cyanyu ko ari njye ubafite nya ariko ngo ntago bagufite gutyo ahubwo Imana niyo igufite Imana niyo igufite inzira Imana yaciye inzira ahantu umwami atatekerezaga ko yaca inzira ica mu nzozi Imana ica mu kantu gasa no koroshye babona babaho neza uburyo umwami atabitekerezaga uzabaho neza uko buryo Abedomu batabitekerezaga kuko Imana izaba yagize gute yaciye oya munakamenye ijambo ry'Imana iravuga reka mbabwire hari ibintu Yesu yavuze ubwe bita direct hari na indirect usubira mu byo yavuze yego ngo nuko aravuga ati cyangwa aravuze ngo yego ni ibintu bibiri bitandukanye gusubira mu bintu umuntu yavuze no kuba byivugiye ubwe yaravuze ngo mutegetswe
ikintu cyabaye itegeko no kuvuga ni ibintu bitandukanye. Mutegetswe gukunda n'abanzi banyu, nacyo tuzakivugaho. Iyo ikintu cyabaye itegeko kigendana n'ibihano byacyo. yego Iyo itegeko risohotse haza n'ingingo zihana uzica iryo tegeko. Mutegetswe rero, niyo mpamvu bategetswe gukomeza gukunda Abedomu, ariko ubarwaye arahari. yewe ubarwaye. Reka mbabwire, buriya umuntu nakugirira nabi jya umugirira neza, ariko ntibibuza Imana kumurwara. ntabwo biyibuza. Mfite ubunararibonye muri byo, ntabwo Imana biyibuza yo kuko udiha. Imana iradiha. kugira ngo babyumve sinkwambaye ijambo rarisubirana ihamagara Aburahamu. Hari amagambo yamubwiye ati Aburahamu karamiti ndaguhamagaye, va muri Uriya Bakarudayi usiga inzu ya so n'umuryango uze nkurikire ujye mu gihugu nzakwereka. Yamubwiye amagambo akomeye ngo umuntu uzakuvuma ntago ari ngombwa ngo uhagarare umuvumo, wowe mundekere njye umenye uguhamagaye uwo ari we. Wowe uzakuvuma uzamundekere, uzagutuka uzamumare, uzakwima ibiryo uzamundekere, uzagutwarira umugore ubomvuza bimereki uzamundekere. Bomvuza bimereki ukuntu yamukangaye nijoro, wowe uzamundekere ndi Uwiteka. Abantu nibafate ababagiriye nabi, ababatoteza, ababarenganya, babakunde, babarekera Imana. inkweto irahari. Inkweto irahari, nibatihana ngo bareke inkweto igeze gute irahari, ariko nibabafate babaharire iyabahamagaye. Bibakerereza. Imana yaribwiye Aburahamu ngo nubishinga kuko barahari bazagukerereza, batuma utagera aho nshaka kugera. Ntabwo narishatse ko Murakoze cyane. Dutegetswe kugira umutima wari muri Kristo Yesu, ariko tunamenye neza yuko ibintu ntabwo birangirira. Iyo umuntu ahemukiye umuntu w'Imana ntabwo birangiriraho. Iyi Mana yaremye abantu kugira ngo bubahane, ibyo mu kanya ntambutseho, kugira ngo buri muntu wese niba uzamutse usigaye hasi umubone nk'umuntu nk'uko nawe wari uri hariya hasi, ahubwo bibe byiza wamufata ukuboko ukamuzamura. Ibyo rero umwanzi Satani, rya shyano twavuze bushize ryamanukiye isi, buri muntu wese yumva wahora munsi y'ibirenge bye. Ariko si byo bikwiriye abana b'Imana. Ntabwo ari byo bikwiriye abana b'Imana. Ibirenge bijya kujya imbere, ikigiye imbere ikindi nacyo niko gutambuka kandi k'umuntu, kandi amanywa asimburana nijoro. Niba kwa Prudensienne bwije, wowe wakaba ari ku manywa, mu kanya uko amasaha atambuka niko isi yubatse, iwanjye buracya wowe bwire. Ntukishimire ijoro ryanjye, kuko Abedomu bavuze bati aba baturage bavuye mu bunyage, ibiboko barabicitse, ntabwo tureka baca ahangaha, ariko Imana ibaremera indi nzira. Ndagira ngo tubwire abantu badukurikiye, umutima w'ubugome ni mubi. Yego, kandi tumenye ngo Imana ihora ihoze. yego Turi kumwe. Umuntu wamufata ukamuhamba mu bitekerezo byawe, ugashyiraho umusaraba n'utuwa, uti Reveriyani ahambye aha rwose. Ugafata urukoma ukabyina, niko kera bavuga kubyinira ku rukoma, ariko Imana ikamuremera. Yesu yasanze abigishwa barimo bapfundikanya inshundura, urumva ko nizo bari bafite zari zishaje, ko ari ugupfundikanya. Yego, ugasanga Reveri yarimo arapfundikanya, icyo bita gupfundikanya, kuremekanya.
Yesu arababwira ati ariko ubu hari akantu mwigeze mufata ati reka twakesheje ijoro. bari baguze amafi n'inshundura Zari zishaje barapfuye kubera zari zishaje no kuba amafi yarajyagamo akanyuramo zigacika ntawamenya Bibiliya ivuga bike. abantu bari bahuye n'ibigeragezo Bari bahuye n'ingorane aka kantu bagiye kubura amafi kumbe n'inshundura nazo zarashaje gupfundikanyaga ushobora kuba ubayeho mu buzima bwo gupfundikanya kandi bene so bafite ubuzima yego ari ibifi binini bakajya bakureba inkweto yarahengamye akakubera umwedo. yego muri ibi bihe turimo bikomeye kandi bigoye buri wese nimuzitegereza muzasanga ari ishuri Imana yadushyizemo kugira ngo twige abantu. yego hari uzasanga mwasabanaga cyane ariko noneho kubera ibi bihe by'ingume byagwiririye isi noneho n'uzajya umwegera ubone uramuderanje uramuvangiye winjiye mu mwanya we utari ngombwa. njye ndimo kugenda mbibona kenshi. hari igihe nyine umuntu avuga umuntu akunguka ikindi kintu mba numva abantu bakwiye kujya mu mwuka wa Daniyeli na bagenzi be ngo barasenze. Imana icisha inzozi muri Daniyeli bwami baramuhamagara. Daniyeli asobanura uko byagenze uko izo nzozi zisobanurwa. Impamvu nanze kubyinjiramo abenshi barabizi. Umwami yumva koko niko bimeze ahita akuza Daniyeli avuga ati Daniyeli zamuka ndagukujije bumuye usibye nge ubundi genda uyobore. Daniyeli abwira umwami ati mwami kubunzamuye ni byiza ariko kubiza inzozi zaje kuba nazisobanukiwe mu cyumba narimo sinari jyenyine. yego hari abantu twafatikanije umutwaro hari abantu twasenganaga hari abantu twararanye ijoro. Ibi byose Imana ibishokora ko ntago none niba ushaka kunzamura nge nyine byihorere ahubwo uzamure na bagenzi banyu ko twararanye ijoro twavunikanye twigije ubusa inzara yatwishe mwabete kubw'icyo uvuze ngaho nawe bazamure. ariko abantu basengana n'abandi umuntu ntago nsabye ntago nanabasabiye ariko bajye mu mwuka wa Daniyeli bumve ko cya gisubizo bariho batifashije kugira ngo bakigereho. hari bagenzi babo basenganye nubwo atari bo babashubije ariko bafatanikanije iki umutwaro wo gusenga Imana. kandi burya yaguhaye niyo yabimye ishobora no kuzabaha nawe ugasangira kwimye. uzi gusengana na bagenzi bawe mugahura ahantu mushima Imana mwarazamukanije mwarafatkanije mu mibabaro. abantu ntibajye muri uwo mwuka bakirana imibabaro. uzi gutabarirwa ku mibare ukirengagiza uwakwigishije imibare. ijambo ry'Imana ni rizima kandi icyo riberaho twabonye ko ari indorerwamo imurika. iyo tuvuga ubutumwa bwiza tuba ducanye itoroshi. yego uba urimo kumurika kugira ngo umuntu yirebe kandi uwigisha asangira n'uwigishwa. natwe iyo toroshi ifite imitwe ibiri ureba imbere n'ureba inyuma. iyo ducanye imbere n'ay'inyuma araka si nk'imodoka. hanyuma muzirikane ko ibyanditswe byera bivuga ngo ndagira ngo mbabwire igitera ibi byose kugira ngo umuntu yikarase aho ari abone niba yahaguma cyangwa se yahava. ijambo ry'Imana rivuga ko mu minsi y'imperuka ari nayo iyi tudategereje indi ibara ryayo ni iri. ubundi ni intebe imwe yicayeho ikintu bita urukundo. iyo ruhagurutse gato ubugome buhita bwicara. ntago ari ebyiri nk'uko izi ngizi ziteganye ziri paralele zacu. ni intebe imwe yicayeho urukundo kandi ubugome buhora buhirika butari guhaguruka nanjye nicare. igihe wicariye ngewe ndahagarara kugeza ryari. yegora haguruka nanjye nicare. iyo rero urukundo ruvuze ruti ndarushye ruvuze atari ku igihe namugiriye neza uyu nguyu naramubambiwe. yego ngaho rukarambirwa gato rugahaguruka ubugome buhita bwicara kandi kubuhakura ni danje. ni ukurwana intambara yo kugira ngo buticara. iyo bwicaye gato kubuhahagurutsa ntabwo byoroshye.
noneho turebe mu ndorerwamo y'ibihe turimo n'ibyo turimo kwinjiramo murabona urukundo rukicaye ndababajije nka mwarimu rwarahagurutse urwango nirwo rweza ndabaza abandi bari imbere urabona urukundo rukicaye kuri ya ntebe nimunsubize kandi ndabyumva n'abatunze mikorofone rurakicaye rwarahagurutse desi Bibiliya iravuze ngo mu minsi y'imperuka urukundo rwa benshi ruzakonja kandi abantu bazikunda bazizirikana bazabona ibyiza aribo bibera aribo bikwiriye babone bagenzi babo ntekereza ko mu rukundo rwahagura twavuga kuko iyo hagiyemo ngo ikintu cya benshi ntikiba kivuze cya bose ni la majorite nyamwinshi twahita dusubiza ngo nyamwinshi rwarahagurutse kuko ibyanditswe bye bivuga ariko hari n'abo rukicaye ariko porosantaje yavuze ngo rwa benshi tugeze muri rwa benshi rwarahagurutse yego ubugome bwamaze kwicara yego nagira ngo karaseri naho tugenda dushyira impapuro kugira ngo zigire umutekano zibikwe neza nagira ngo iyi karaseri yitwa umwedomu urebe niba uyirimo yego iyo urukundo rwamaze gukonja rugahaguruka bukicara beneda ndabizi neza ntabwo twakwicara gutya turimo kubwiriza ubutumwa bwiza amahanga yose turimo abedomu twabanje kwiherera turigenzura turareba buri umwigisha ariko abigenza mbere y'uko ugaburura urabanza ibintu ngiye kugabura njye birandyohera itoroshi ngiye gutorosha abandi bimeze biti katubanze turebe urukundo icyo rwakoze kugira ngo itorero rizamuke rikure yego nakirijwe mu cyaro mu mujyi amaze kuba benshi iyo twashakaga umuntu tumushaka kugira tumushyire Kristo twagerageza nta mafaranga twagiraga yego ariko ibiryo nyine byo byari bihari kuko ibitoki n'inkashi twaraziryaga kandi upfa iki gifu kutakubwira ngo ndashonje twaragendaga tugahingira umuntu tugafata amasuka ntararihinga yego twamara kumuhingira urutoki rwe tukarukonyorera neza tugasanza igihe cy'inga ry'ibishyimbo kirimo kumurenga uwazanye agakombe k'udushyimbo kakazana uwazanye ingemeri tukamuterera twarangiza tugafata amapendo tukabyina mu mbuga n'uburimiro abari hafi aho batabapene batabapenesha ndabyibutse umusaza inkono y'itabi akayishyira hariya umukecuru igitapfunwa akagishyira ku gutwi hanyuma tukabaganiriza yego tukabakururira mu nzu y'Imana ku cyumweru akazaza mu nzu y'Imana umusaza yagera mu kabari atabapenesha wihorere jati wapigisha akagira biciriye aho yazaye kubona akabona mu gitondo babyutse bagasanga turabagara yego batanabizi ikivi tukagitura hariya hanyuma bagatangira tukabigisha ngubwo ubutumwa bwiza yego bw'ibikorwa bushingiye ku rukundo ko nta nsina se wenda zihari ko nta n'iki muri iyi guma mu rugo aho wajyanye akaro ni he aho icyakora disi ndibuka ko numvise kumbuye uyu mugore ndamuhamagara ntiyambajije amakuru yarambwiye ati nimero umpamagaje iri kuri mobile money niryo ataranambaza tumeze kandi si byo nashakaga rwose numvaga nawe ari muri rode bari hiya puridasiyene ni uraho ati banza umbwire iyi nimero umpamagaje nturavuga nka kirisite niryo nanjye namushubije twabonye kuganira nyuma ariko niryo yambanje Imana iguha umugisha wakiriye mu izina rya Yesu buriya
tujya dukorera umugisha udakwiye kujya. Nabyo tuzabivugaho, ubwoko bwo gukorera umugisha. Urebe se inkoko bagiye kanaka zitunze mu kiraro irandikwa. yegora Nacyo tuzabitegura tubwire abantu, tujye uba mu tubwiriza cyaro abantu. ategura ubukwe agate izi nyama zitarimo amazi ni iz'abanyakigali, izi fanta Tuzabivugaho turebe umugisha aho ukwiye kujya, ariko ndagira ngo mu bintu bizaranga Abedomu, umwedomu kuri wowe azarangwa nuko adashaka gutera imbere. Umwedomu azakubara inkuru, umwedomu azakwitambika watangiye gutera imbere, kubera ko yanze kuba inzira y'ibinyurwamo, yedo passage, yanze kunyura muri we, nibura ngo nawe wige kuroba udufi. Imana nikuremera indi nzira azahindura nanone avuga amagambo ati buriya si amadeni ya banki se kandi ntiwagujije, ariko avuga ati ni amadeni ya banki, kuko azi ko ejo bundi uko wari umeze. Ariko iyi Mana mureke tuyikomereho. Nuhura n'ibintu bikomeye, ijambo rivuga ko itariho ntuzarivuge. Yobu yaravuze ngo naho yanyica nzapfa napfa nyiringira, kuko nzi neza yuko nta muntu uyihakana. Yego uzahagarara imbere yayo. Icyo cyonyine avuga ngo niba ari nayo inyishira amazi, ninyice ariko ndarinda kuko agahera, mvuga ngo ari kuriho. Uranyisha ariko urahari. uyu mubiri wanjye nubora uranyishe, umva akuka kumwe nge banteye ikinya cy'umubiri wose njya kubyara, niko bari babonye ari ngombwa. Uko umuntu apfa ndakuzi, kuko iyo bakiguteye ugenda wumva. Ndibuka ko navuze ngo Yesu we natahiye iryo, ngira ngo ni nako umuntu ava mu mubiri nubwo birasa. Yego karimo kagenda ko kuka rero aravuga ngo naho yanyica, aleluya, ndagiye isi nyivuyemo, ariko ni hahandi nubwo unyishura Imana uriyo ni wowe unyiyiciye. Ururimi ruhakana ko itabaho rwose uhereye none shyiramo akarongo gatukura, shyiramo towa. Ibyo itaguhaye ntibibujije ko iriho. Yego kuko ndibuka ko Yesu warangaye ati umuntu ati umwana wanjye ararwaye, agahita afata amasaka ati ubwami bw'ijuru bugereranywa. Ariko uyu mugabo mbwira ko umwana wanjye yarembye akomeza akabiba amasaka, yarangiza akanasobanura uwo mugani. Mu kanya abantu bati wirushye umwigisha akana karanogotse. Yego agakomeza n'igiteyiteye yateye kunuza agakomeza akagira. Hanyuma yabona mwamaze kwakira urupfu rwe ko byarangiye, akavuga ati noneho tugende. Ariko uzi ko nabonye uyu mugabo akunda ibintu byanutse kurusha bijyehorogoma. Niko ateye. Nacyo tuzakivuga. Ni ukuri. Dutabaza ibintu bitararangira bitaranogoka ngo aze nibura. Hari ivugabutumwa nafunguye ryitwa Nicyo Gihe TV, nuhajya urasanga icyigisho nateguye kivuga ngo gutumira Yesu. Iyo aje n'ibyapfuye arabizura. Yego tuvuga ikana yigariraye, ko bari bagiye gukorwa n'isoni, kuko bamutumiye. Iyo watumiye Yesu mbere nta gukorwa n'isoni mu gihe abantu babona zigukora. Nibyo Imana yacu si Imana iza kuramira ibyo isanze, kuko iza hari igihe iza byarangiye cyane. ni Imana iza kurema ibidahari kugira ngo n'ibyapfuye ikabizura. Ibyanutse abantu babona bibanukira ati kuraho igitara, iminsi ine ariko nakubwiye ngo iki mada sinakubwiye ko niwizera n'abawe hari igihe ubanukira, aho Yesu niho ashaka kwinjira. Haleluya. Hari igihe mu muryango rwose ubanukira bakakubera Abedomu. Yesu yaje akuraho igitare. Haleluya. Kandi yarangiza akavuga ijambo ati mumuhambure, kuko ni namwe mwamuhambiriye cyane. Ntategeka ibyo baguhambirije ngo biveho, aravuga ati ni mumuhambure. Nimwe muzi password mwapfundikiye, mwahambiriye n'iki mukamuzingira muri ni mumuhambure. Murangiza mu mureka agenda. Yego aranabategeka bakaguhambura.
yesu we urakarama. aleluya. ndemye umutima w'abantu banyumva natwe kandi turaha. Abedomu ndagira mbanze ndema imitima y'abantu bahuye n'abedomu. Imana igiye kubaremera indi nzira, aleluya. ntibayikureho icyizere. Umuntu asigaye ambaza amakuru nkamubwira ni Kristo ndacyamufitiye icyizere. Yego. Niyo ntero niyo numpamagara uta amakuru Prudentienne nzababwira ni Kristo ndacyamufitiye icyizere. Amen. Haleluya. Amen. Niyo ntamukajyo niyo nsuhuzanyo nicyo gisubizo nguha. Kristo ndacyamufitiye icyizere. Kumugirira icyizere rero ibyo biraryoshye cyane. kandi abantu bose na Satani ijya umubwira ngo Kristo ndacyamufitiye icyizere. Nibyo. Akurasha umwambi ngo urapfe hose burahasha. Jya umubwira ngo Kristo ndacyamufitiye icyizere. Nibyo. Haleluya. Amen. Hanyuma mpindukirira Abedomu. Kuba umwedomu ikintu kigutegereje wacyumvise? Ni nkwe. aracyumva nabanza bitekereza. Nguhaye akanya. Kiriya kirato uremera rwose Umutwe umeneke. Umutwe bawase. wowe uhora ugambanira kanaka mu kazi ngo bamwirukane, abana be bave mu mashuri, Ubigizemo uruhare. urugo rwe rusenyuke, wowe urimo guca inyuma umugabo wawe, wowe urimo guca inyuma umugore wawe, n'uwo murimo gufatanya gusamba. Herega buri ijambo gusambana ntabwo muzi icyo risobanura. Umwe abasamba n'undi asamba, bombi bagasambana. N'abapfu babura iminota mike. Bombi niko bivuga buri. Bahura ari babiri bikitwa gusambana. Baba we. Aba nabo ni Abedomu. Wa mugore utinyuka rwose ukitashera umugabo utari uwawe, wa mugabo witashera umugore utari uwawe, urumva utari umwedomu? Urumva urukweto uzarukizwa na Manaki? Yego. Ndakugaruye. Imana inzanya ngo nkuburire, izakunoba, izaruguhonda mu mutwe. Niko handitse. Nibyo. Abedomu nzabakubita inkweto mu mutwe. Yego. Uzi ko nari nanagize ngo ni rumwe. Uzi ko ari zombi? Ni zombi, ntabwo ari urukweto. Ndagira ngo dusoze karagaciyemo kandi ijambo ry'Imana ntirizagenda ubusa. Bera umugisha mugenzi wawe, we kumuzitira, mubera inzira, reka nyuri wawe agera aho agomba kugera. Munakomezanya urugendo, azajya ahorana kwirahira ati wampaye, wambereye inzira, ibi nabigezeho kuko wambereye inzira. Mwene data nshuti yanjye, ni wowe nshuti yanjye, naciye kuri wowe ngera hariya. Sibyo? Nibyo. Reba umusore utashobora kwikorera ubukwe, ureka aca inzira, umucira inzira nyuri wawe nawe yiyubakira. Habeho. Nyine. Kuko nubwo nta bushobozi afite ariko umubiri we urakora. Yego. Kandi igihe cye kirageze. Murakoze cyane, ndabashimiye. Iri jambo muryumvise mute mbere yuko murihaye abandi? Egewe reka nkubwire ukuntu indorerwamo iri imbere yacu hano. Iri jambo rirakomeye nubwo hari aho twageze tugaseka. Iri jambo nyumvise ko rikora ku bantu batandukanye barenze umwe. Rirakora ku muntu umwedomu ufite karagiteri z'Abedomu, kandi rigahumuriza uko gera imfashije. Mwarimu Imana imuhe umugisha. Uko gera imfashije, rimfashije nkaho nkwiye kutareba ku mwedomu kuko hari mureba, nkakomeza sinite ku mbaraga z'Abedomu. Nuko rimfashije. Imana iguhe umugisha mwarimu. Mu by'ukuri nanjye riramfashije. Ntago navuga uburyo ryagiye rimfasha ngo mborondore, ariko ubwa mbere nuko twafashije abantu babera abandi Abedomu, babima uburyo bwo kubaho, ndetse banabona banabayeho bakabasanga aho babereyeho, nabo bakabasanga ko Abedomu basanze Abisirayeli n'ubundi aho bari baraturije.
ko bakwiye kubireka kugira ngo batazahana. Kandi buri impamvu twihana ni ukugira ngo Imana itazaduhana. Umuntu wese utihana Imana yizamuhana. Ikindi nungutsemo nuko nanjye aho ndi nkwiriye kubera abandi umugisha. Muri byo mbike mfite mu byo mbonye simbabera Bedomu. Simbabera Bedomu kugira ngo babeho nanjye mbeho, nkuko mwarimu yabivuze. Bibiliya yavuze ngo kubw'icyubahiro umuntu ashyire mugenzi we imbere. Kandi ubundi nkirinda kurakarira Bedomu ko nanjye nagiye mbagira, nkirinda kubarakarira, nkirinda kubitwaramo umwikomo, kuko mu ijuru hari Imana niyo iturwanirira, nabo bumve ko ari ibarwanirira, Abedomu be kubakerereza. Imana ibaha umugisha. Mbere yuko dusenga Imana dusoza, reka mbashimire mwebwe mwaduteguriye iri jambo ry'Imana. Dushima Imana yabanye natwe kandi yadushyigikiye. Nibutse umuntu warudukurikiye ko niba utarakanda subscribe ukwiye kuyikanda. Ikindi kandi iri jambo ry'Imana kugira ngo rigire umumaro ukomeye, kugira ngo ufatanye natwe mu ivugabutumwa, nuko waryoherereza n'undi muntu uwo ari we wese, yaba muri groupe ubamo, kugira ngo nawe bafashwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Reka dushimire mwarimu, kandi iyo channel yiwe yitwa Nicyo Gihe TV, abantu bayisure bazajya bashangaho irindi jambo ry'Imana. Dushimire mwese mwadukurikiye, dushimire Cyprien kuri kamera. Imana imuhe umugisha. Reka dusoze noneho tubasabe mu dusengera Imana. Mana, mu izina rya Kristo turagushimiye ko waduhaye uyu mwanya. Uyu mwanya no gukirizwamo, uyu mwanya no kubakwa nawe, no guhemburwa nawe, no kwambikwa imbaraga nawe Mana. Kuko hanze aha abantu benshi ducitse intege, abantu benshi barananiwe, abantu benshi babuze inzira, abantu benshi bari mu rungabangabo, ariko uri Imana ishobora ibintu byose. Ibidashobokera abantu wowe urabishobora, ibyananiye abantu we ntibyakunanira. Ahantu abantu batabona inzira wowe urahabona inzira. Ahantu Abedomu bimanye inzira bakazitira Abisirayeli ntibemere ko batambuka, wowe waca inzira. Uracyafite inzira nshyashya zitarakoreshwa, uracyafite inzira nzima ku muntu uwo ari we wese zitarakoreshwa. Aho tutabona inzira wowe uhabona inzira, mu izina rya Kristo. Nibuka uvana Abisirayeli muri Egiputa, babonaga inyanja nk'ikibazo, ariko wowe ukabona nk'irimbo ugiye gushyinguramo Abanyegiputa. Niyo mpamvu uvuze ngo Abanyegiputa mwabonye muzongera kubabona. Reka Abedomu tubona none tukabona batuzitira hirya, utwereka indi nzira twanyuramo. Ababyeyi badukurikiye bashakira inzira, abasore badukurikiye bashakira inzira, abakobwa badukurikiye bashakira inzira, umuntu wese udukurikiye mushakira inzira. Natwe reka twizirikane ngo dushakire inzira, ko natwe aricyo tukwifuzaho. Ndagushimiye ko umuntu wese udukurikiye natwe ugiye kuduhana umugisha. Dusenze dushima ko bikorera kwiyubahisha, ni mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Imana ibahe. Ushobora kuba ukeneye rero gusengerwa cyangwa se kuba wakakira agakiza, kuba wakatura, wakihana ibyaha, aba bakozi b'Imana bashobora kuba babigufashamo. Nimero ya Mama Lionel murayibona aho ngaho kuri channel, ariko nanone aba bakozi b'Imana nabo babaha nimero zabo kugira ngo babashe mujye mubasha kuba mwabakontakta ku cyifuzo cyangwa se ikindi cyari cyo cyose mwashaka kubagezaho. Nge wari uyoboye ikiganiro nitwa Fidele Gatabazi. Reka bahe nimero za telefone. Intego nyamukuru cyane cyane ni ugukiza ubugingo, niwo mugambi wanjye ngewe. Wifuza rero ko ngufasha kugira ngo ubugingo bwawe bube buzima. Nimero ya telefoni ni 0788620890. Murakoze cyane. Murakoze. Nimero yanjye ni 0788400800. Kandi dukunda kubana kuri channel ya Mama Lionel. Nababwiye ko nanjye mfite channel yitwa Karumeli TV, icaho ibiganiro by'iyobokamana, ijambo ry'imfasha bugingo. Hagiye ukandikamo Karumeli TV, wasangaho izo nimero ndetse n'ibindi biganiro, ndetse ukanakora aho tukura kugira ngo dukomeze dusangire ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha.